Ivan Imano Pastor P, respect man. Hari umuntu muhura kakurutira abandi akaguha umwanya kagutega amatwi yaguha urukundo bikaguha umutuzo yamara kugenda ugasigara ubabaye. Hari umuntu muhuza bikaba nk'ubufindo byaba amahire mukibanira. Hari uwo mubana kakubera imfura wajya gusaza kagusubiza ibusore. Uko nguko niko waje mu buzima bwanjye, nyifatire n'imicura bindura. Wahaye agaciro amarangamutima yanjye nibibarika ibyo nkukundira. Wazo kongeje urukundo maze nshira inyota, ibyo ndabigukundira. Wameneye ibanga wari warahisha abandi, ibyo ndabigukundira. Iyi mpeta yamye urukundo, ibyo ndabigukundira. Wameneye ibanga abandi batazi, ibyo ndabigukundira. Ntiduhuza imigambi gusa duhuza uko imitima itera. Uwanjye mu wawe tera nikirize. Ntiduhuza amabanga gusa nubwo dufitanye menshi, usobanuye amahirwe mu buzima bw'umuntu. Umunsi umwe naricaye fata icyemezo njya gushaka urubavu nabuze, nuko musaba kunyuzuza urabyemera none ubu nduzuye. Uko nguko niko waje mu buzima bwanjye, nyifatire n'imicura bindura. Wahaye agaciro amarangamutima yanjye nibibarika ibyo nkukundira. Wazo kongeje urukundo maze nshira inyota, ndabigukundira. Wameneye ibanga wari warahisha abandi, ibyo ndabigukundira. Iyi mpeta yamye urukundo, ibyo ndabigukundira. Wameneye ibanga abandi batazi, ibyo ndabigukundira. Found a love for me, well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass,
listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Twese abari muri iki cyumba tugerageza nyine kubaha uyu muhango. Ukeneye ijambo mu burenganzira bwe yarisaba tukarimuha, ariko tutavugiye rimwe. Kandi nk'uko nabivuze mbere, kubahiriza igihe mukaza mubahirize n'ibisabwa byose. Muri iki gihe rero turi mu gihe cyo gukomeza kwirinda no gukomeza kurwanya icyorezo cya COVID-19. Twese turasabwa gufatanya kurwana urwo rugamba kandi tuzarutsinda, ariko ntabwo twarutsinda tutafatanyije twese. Urabona hari abantu bamwe, ibyo ntabwo biri mu masomo y'abageni, ariko nagira ngo mwongere mbibibutse kuko muri mu mwanya w'ibirori, murava hamujya mu bindi birori wenda sinzi ibyo mwateguye, ariko kubahiriza amabwiriza ukareba ngo ibirori ngiye gukora se cyangwa ugiye gukora birubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID. Ibyo ni inshingano ya buri wese, ndetse bijyanye n'amategeko y'ubushyingiranwe mu minota mike kugira ngo tuze gufata n'umwanya wo kujya mu bindi birori nk'uko mwabiteguye. Icya mbere ni uko ubushyingiranwe bwemewe ni ubukozwe hagati y'umugabo umwe n'umugore. Ni ukuvuga ko mu mategeko y'u Rwanda ntabwo byemewe ko umugabo n'umugabo bashyingirwa cyangwa umugore n'umugore bashyingirwa. Hashyingirwa umugabo n'umugore. Kandi wabivuga mu rundi rurimi rwumvikana cyane, umuhungu n'umukobwa, niba ariko wabivuga. Twese na Ndikumana Alex wenda n'abandi turaza kuvuga amazina yanyu. Nizere ko ari mwe mwahisemo kuza gushyingirwa. Hari ubwo twabahamagaye, hari ubwo ari abaparena b'amarene babaherekeje babibahati. Amategeko aranditse neza aravuga ngo gushyingiranwa bwemewe ni umukozi hagati y'umugabo n'umugore umwe, kandi ku bushake bw'abo bantu nta gahato. Bugakorerwa mu ruhame ni ahangaha. Imiryango irakinguye, nubwo tutari bwemerera abantu bose kwinjira kubera igihe turimo cyo kwirinda icyorezo cya COVID, ariko ubundi abashaka bose kuza mu bukwe baba bemerewe. Gusa uruhame naho ntabwo bisobanuye kuba abantu benshi cyane. Iyo babaye abantu barenze umwe kandi hakaba ntawe uhejwe, haza benshi haza bake, cyangwa umuntu ko ntawe uhejwe, kandi bikaba byaba bitabereye mu bwiru. Ubwo ngubwo ari uruhame rw'ishyingirwa. Umukobwa n'umuhungu, umuhungu atari nyirasenge w'umuhungu, umukobwa atari nyirasenge w'umuhungu, cyangwa umuhungu atari nyirarume cyangwa se wabo. Amasano yo gufa amategeko y'u Rwanda ntabwo yemewe, ndetse itegeko rinavuga naho bishoboka guhera ku isanira cya karindwi gusubiza hejuru nibwo abantu bashyingirwa. Ubwo bivuze ngo ugomba kumenya ngo uwo uri mwene runaka wa runaka kugera kuri karindwi, no kugira ngo amategeko yubahirizwe. Tujya dukunda kubaza abageni ko aribo babyumvikanye, nta nibyo tunabisubiramo kubera itegeko, ariko ubundi nimwe muduhamagara ngo murashaka iyo serivisi, tukanabasaba n'ibyangombwa mukabizana. Ibyo rero bigaragara ko nta gahato karimo. N'uyu munsi mukaba mwizanye, ntawe twagiye kuzana n'imodoka yindi itari yo wowe wajemo yawe cyangwa ubikodesha. Bivuze ngo waje ubishaka. Mugomba kuba nta mukwije nibura imyaka 21 y'amavuko. Nicyo itegeko rivuga. Amategeko y'u Rwanda ntawe ushaka gushyingirwa, yaba umukobwa yaba umuhungu, nta n'irengayobora rihari atafite nibura imyaka 21 y'amavuko. Nibura niyo mike. Ikindi ni uko tugomba kubaranga iminsi 20, ibyo byarakozwe. Niyo mpamvu tubasaba bya byangombwa byose, kureba ko muri ingaragu cyangwa waratandukanye n'undi mwigeze gushyingirwa cyangwa waragize ibyago mwashyingiwe bakitaba Imana, kugira ngo turebe ko nta n'amasezerano y'ubushyingiranwa hariho atuma waba ugiye gushyingirwa n'abagabo babiri cyangwa abagore babiri. Niyo mpamvu tugenda turebera byangombwa n'ibyangombwa by'amavuko n'indangamuntu kugira ngo turebe imyaka yanyu. Turabaranga rero iriya minsi kugira ngo uwaba afite n'inyungu ashobora kutugaragariza, ashobora gutanga amakuru muri ya minsi 20 agaragaza ko abo bantu bagiye gushyingirwa hari impamvu ishobora gutuma badashyingirwa ishingiye ku mategeko. Kugeza aho murarana no mu mashuka
ntabwo umwe agira n'igitanda cy'undi bagira icyo oya umugabo n'umugore barabana bakagira aho barara ariko murabana mu buzima bwanyu bwose bw'ibyo musangiye gutozagura no ku mitungo tubibabwireho mubana mu buryo bwo mikoranire bw'ibyo muhuriyeho musangiye byaba ari umutungo byaba ari ubuzima muri rusange ndetse n'inshingano muzagira nimara kugira abana izo nshingano zose muzibanamo buri wese ntacyo ashobora gukora atabibwiye mugenzi we se cyangwa mugenzi we atabyemeye cyangwa batakumvikana ni ugutunga urugo muri rusange nk'uko nari mbivuze gutunga urugo ntabwo bivuze guhaha gusa kuzana ibyo mufungura oya urugo muraruzi muri bakuru ubuzima bw'urugo harimo byinshi muzagira abana nicyo tubifuriza abo bana bakeneye kurerwa bakeneye uretse no kurerwa gusa bisanzwe by'ubuzima bw'ibifatika ariko bagomba no kwiga bagomba no gutozwa umuco nyarwanda bagomba no kujya no ku ishuri risanzwe n'ingiri ryo kwiga ibya siyansi ibyo byose bagomba kubihabwa n'ababyeyi n'inshingano aha nimara kuba umugabo n'umugore niba hari uwari usanzwe ari mu rugo iwabo nubwo muba muri bakuru ntabwo uzongera kubayo mugomba kubana mu rugo rwanyu nawe rero mukagira n'umwana uwo mwana ntabwo agomba kuzaba umwana uzajya kwa ba nyirasenge cyangwa kwa bene wabo na papa we cyangwa na mama we ni umwana w'ababyeyi bagomba kurera bakamutunga kugeza igihe nawe azagira imyaka y'ubukure yo kuba yakwitunga we izo ni inshingano rero nazo zikomeye kandi mugomba kuziga mujya mubibona mwebwe muri abantu bakuru mu mihanda mukabona abana bagenda bamwe buriya ababyeyi baba barateshutse ku nshingano abataramenye neza cyangwa aba yaragiye gushingirwa ibyo bintu atabihaye agaciro ariko wahaye agaciro inshingano z'umugore cyangwa iz'umugabo ntabwo umwana mwabyaye yajya ku muhanda nubwo ababyeyi baba badafite ubushobozi buhambaye ntabwo yajyayo kuko cyangwa hari n'iyo musangamo ubusanzwe imitungo musangamo ntawababazaga ngo wenda ntanze urugero rwa Alex cyangwa Innocent ni Gatete Innocent agira ngo namwe uze gutari muri ariko mu amahirwe yo kuvugana n'abari abantu kuko urabona nka Gatete ntabwo ndimo kumureba ubwo rero nari ntanze urugero rwa Gatete na Devota imitungo musangamwe umwe yari afitiye n'abandi mwese muri hamwe ariko mugiye kubana nk'umugabo n'umugore iyo mubana nk'umugabo n'umugore mu mategeko mugomba guhitamo mu buryo buteganywa n'amategeko bwo gucunga umutungo wanyu umutungo w'abashyingiranywe ugomba kugira uburyo bucunzwe kandi bumvikanyeho nanone mukaza kubivuga hano mu ruhame tukanabyandika mukanabisinyira ubwo akaba ari uburyo nyine muzajyamo mwubaha mwese amasezerano mukayubaha ntawe uzabwira mugenzi w'icyo gihe ngo wowe wazanye iki cyangwa wazanye iki uburyo bwa mbere bwitwa ivangamutungo rusange ivangamutungo rusange bivuze kuvanga umutungo wimukanwa n'utimukanwa ndetse n'imyenda amadeni umutungo wimukanwa ni umutungo wafata ukajyana nk'iyi n'ikaramu yanjye nayitwara ni umutungo wanjye wimukanwa ariko uramutse ufite ikibanza ahantu ubwo ni umutungo wawe utimukanwa ariko n'uwawe nawe ariko ushobora no kugira amadeni ushobora kuba ufite ideni ry'umuntu cyangwa nawe ushobora kuba ari gufitiye ubwo ni ukuvuga ngo niba ari gufitiye ni umutungo wawe ubara nubwo utawubitse ubitswe n'undi muntu ariko agomba kukwishyura ariko nawe niba ufite undi muntu ideni mu buryo utuzi ugomba kubara ibyo ugakuramo ibyo abandi babereye avuga uti umunsi umwe hano banki ushobora kuza kunsaba miliyoni zayo 10 ibibanza byawe ufite byagabanuka uramutse utabyishyuye neza ubona cyamunaribaho niyo mpamvu rero amategeko ateganya iyi imitungo y'umukanwa n'itimukanwa ndetse n'imyenda iyo mwemerewe kuvanga umutungo icyo bita ivangamutungo rusange wowe waje udafite umwenda wemera kuvanga n'umuntu ufite imyenda gusa ubwo nawe ukaba uri tayari kuzayishyura birasobanutse neza ni ukuvuga ngo niba Gatete afite ideni rya banki
devota bakaba bifite imitungo nta deni agira. Iyo yemeye kuvanga umutungo, gukora ivangamutungo rusange, ubwo azaba yemeye kuzishyura imyenda y'agatege. Urabyumva devo n'abandi baraho. Icyo gihe ushobora kumbwira ati ngiye nikundira Gatete nubwo yagira imyenda, wanambwira ati ninda azafata turi kumwe nawe nzayishyura ye. Ni uburenganzira bwawe. Ibyo kandi nta no wabikubaza mu kubera iki wabikoze. Ivangamutungo w'umuhano bivuze kuvanga umutungo uwo muzabona mumaze kubana, uwo muzahaha mumaze kuba umugore n'umugabo. Kuko mukanya nimwemera mukarahira mukanasinya murava muri umugore n'umugabo, mwembi mwabaye umugore n'umugabo. Nubwo mutajya gukora ibindi birori bikurikira nk'uko abenshi babikunda kandi nabyo ni sawa, ni byiza, ariko mutanabikoze ntibyatuma amasezerano y'ubushyingiranwa bwanyu atagira agaciro. Navuga ko uburyo bwa kabiri bw'ivangamutungo w'umuhano ni ukuvanga umutungo muzaha mumaze kubana, ariko uwo mwari musanganywe buri wese akaba awufiteho uburenganzira bwe ku giti cye atawusangiye na mugenzi we. Gusa kugira ngo hatazazamo kwitiranya iyo mitungo, murabyandika mukabisinyira, mukatubwira ibyo mufite tukabishyira mu bitabo hano, kugira ngo bitazitira ibyo musanganywe n'ibyo muzabona mumaze kubana, hatazaba urujijo rwo kumenya ko imodoka imeze icyaya mwari mwisanganywe cyangwa mwayiguze nyuma yo kubana. Bwitwa ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo risesuye bivuze buri wese aba afite umutungo we, ari uwo musanganywe, ari uwo muzabona mumaze kubana. Nta bivangwa, ari inyuma ari na mbere, buri wese agira umutungo. Bari umutungo w'umuryango wanyu nyine w'abana banyu, ariko buri wese afite umutungo. Ibyo byose rero ni uburyo amategeko ateganya, uburyo bwose n'uburyo amategeko ateganya, ariko agaha amahirwe abageni se cyangwa abagiye gushyingirwa guhitamo uburyo bumwe gusa. Ntawe ushobora kuza hano ngo atubwire ati ariko yewe numva bombi nabuhitamo. ya itegeko rero amahirwe yo guhitamo bumwe, ubwo mukabyumvikanaho, mwaje mwabiganiriye, ariko mufite n'uburenganzira bwo kutubwira ati ariko mube muretse mu gihe iminota runaka atuza rwose tugategeka. Ariko rero buri wese hano arasabwa kubivugaho, kugira icyo abivugaho. Niyo mpamvu rero nagira ngo tudatinze, cyangwa niba mushaka kuba undi mwanya mu biganireho nawe mwabitubwira. Mwabishoje ivangamutungo rusange. Abashingira ariko muzavanga umutungo nyine, ntabyagiye uzabaza mugenzi we ngo ariko ubundi we wazanye, nashaka yarazanye amadeni gusa, utangire uyishyure nimugoroba kugira ngo witeganyirize. Watangira kubaza banki uti bishyura angahe ku kwezi, kwanza uzakwereka konti. Kuko niko bimeze, utabikoze kuko nimushaka mukanya musabe noteri w'ubutaka, niba hari wari ufite ubutaka bumwanditseho 100% mutangira muhinduza ibyangombwa niba muri Bumbogo. Ubwo nyine mwabanza umutungo mugomba, ni uburenganzira bwa buri wese hano kubwira mugenzi we, ariko watinze ngo twandikeho 50% ku 50. Ibyo rero ni amategeko, iyo wakoze amasezerano urayubaha, ni nabyo biguha amahirwe yo kuba muri ayo masezerano neza. Iyo utangiye rero gufata amasezerano wakoze nk'aho ari ibintu bisanzwe, birakugora. Niyo mpamvu ubona hari abajya batandukana. Muri uyu mugabo n'umugore batandukana, mubona mwese muri bakuru murabibona hanze, ni ukutubahiriza amasezerano bagiranye, nta kindi. Ugiye kuva mu buzima bw'ubugaragu, ugiye kuba umugabo cyangwa ugiye kuba umugore. Ntabwo rero ubuzima wari urimo bw'ubugaragu wakomeza kumera kimwe n'ubuzima bw'umugabo cyangwa umugore. Ibyo byahindutse, ugomba kuba ubizi neza. Ni ukubibabwira kugira ngo muzabyirinde, ntabwo mbibabwira kugira ngo muzabikore. Kuko ntabwo mwaje gushyingirwa, hari abaje gushyingirwa hano bafite gahunda yo kuzatandukana, hari abahari ntabwo. Ariko iryo jambo ndibaza abageni buri gihe, n'abandi barabibabaza, nta barabyemera, ariko bijya bibaho. Reka rero tubibabwire kugira ngo muzabyirinde, cyangwa tubibibutse ko muri bakuru hari n'ibyo munsi. Impamvu ya mbere iragoye kuyirinda igihe cyose. Iyo abantu bari mu buzima babaho bakagira igihe bakava muri iyi si, iyo umwe yitabye Imana hagati y'abashyingiranywe, usigaye bafite uburenganzira bwo kongera gushyingirwa cyangwa se gukorana amasezerano n'undi muntu ashaka.
kuko birumvikana uwo mama mwamusanga mufite amasezerano aba ari umuntu umwe iyo atakiriho nyine amasezerano nta gaciro aba agifite. Izindi mpamvu zose mushobora kuzirinda. Impamvu ikurikira ni ubusambanyi. Ubusambanyi ni ingeso utashobora kuyihanganira ajya imbere y'umucamanza agasaba ko atandukana na mugenzi we, avuga ati rwose nashatse umugabo cyangwa nashatse umugore, ukabisobanura ko utari uzi ko yakora ibyo. Kuba rero yagaragaje iyo ngeso kandi ukaba ufite ibimenyetso wabisaba ko mutandukana. Muzabyirinde rero. Guta urugo mu gihe cy'amezi nibura mu gihe cy'amezi 12 akurikirana, nababwiye ko mufite inshingano yo kubana, ntabyo guta urugo. Ngomba kubana n'umugore cyangwa n'umugabo. Iyo ugize amezi 12 akurikirana rero mutari kumwe, ashaka kujya imbere y'umucamanza akavuga ati umugabo wanjye asigaye ari ahantu ntazi, akabatanga. Igihano cy'icyaha gisebeje. Muzirinde ibyakwira ngo mudakatirwa ibihano bituma umugore cyangwa umugabo yumva atishimiye kwitwa umugore cyangwa umugabo w'uwo muntu nyine wakatiwe icyo gihano cy'icyaha gisebeje. Ibyaha bisebeje ni byinshi, muzabyirinde. Kwanga gutanga ibitunga urugo, navuze ko gutanga ibitunga urugo ari inshingano y'umugabo n'umugore. Ntabwo ari inshingano y'umugabo gusa cyangwa y'umugore gusa, ni inshingano yanyu mwembi. Nta nubwo byari n'iby'iteko rya kera ngo umugabo n'umutware ubu mwembi mufite inshingano zingana. Y'abatware sinzi niba harimo n'abagaragu cyangwa abakecuru. Ibyo ngibyo nta bihari hano. Icyangombwa mwese munganya uburenganzira imbere y'amategeko, mwanganya uburenganzira n'inshingano, ukongeraho n'inshingano mu rugo rwawe. Bivuze rero guhahira urugo, buri wese ahaha ibingana n'ubushobozi bwe. We niba ukorera miliyoni ku kwezi, undi agakorera 100,000, birumvikana ko mutazazana amafaranga angana yo guhaha. Uhembwa menshi nyine azazana menshi, uhembwa make azazana make. Cyangwa niba umwari umucuruzi yunguka 5,000,000 ku kwezi, ntabwo yakwishyura kimwe n'umukozi uhembwa make. Cyane cyane ko mwe mwakoze ivangamutungo rusange. Ariko mushobora gusanga umwe muri mwe uwo mwashingira mwenda atanafite n'umusaruro wenda yinjiza ufatika, ndavuga nta kazi afite nk'ako ufite. Ubwo wowe niwe ufite inshingano yo gutanga ibitunga urugo. Wowe undi ku nkeke ni ukumubwira amagambo mabi, kumutoteza. Araba tujya duhura bagiranye ibibazo, atereka ati kuri uyu mugabo sindamukubita, n'abagore basigaye bakubita abagabo muri kera. Wenda n'abagabo bakubitaga abagore gusa, nabo badafite gahunda. Umugabo ukubita umugore nabo buriya bene rero byarivanze rwose. Ubu se waba uri mu byo wahitamo byose harimo no gukubita, kurwana. Ariko n'abagore basigaye bakubita. Twebwe twakira ibibazo byinshi hano turanabivuga. Ariko hari abajya baza kubwira ngo atereka ntabwo nigeze mukubita, ati cyakora mubwira nabi gusa, kubwira ngo bamubwira nabi. None se umugore waba washatse umugore kukubwira nabi cyangwa washatse umugabo kukubwira nabi? Wowe undi ku nkekera rero ni impamvu ushobora gutuma mutandukana. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina nawe ni impamvu ushobora gutuma mutandukana, nabyo muzabyirize. Kumara nibura imyaka 2 abashyingiranywe batabana nubwo byaba ari ku bushake, uwo bibabaje yajya imbere y'umucamanza agasaba gutandukana. Kutabana uhereye uyu munsi mukagira igihe cy'umwaka, ubu ni iteko rivuga ko nimuvanga mujya kubana. Ibyo gutegereza kwa pastor cyangwa kwa padiri sinzi imyemerere yanyu, cyangwa za reception murabona zo noneho muri iyi minsi biziba zisubitswe. Ubwo hari n'abashaka kuvuga ngo muzategereza mu gihe inama ya minisitiri mutazi ibyizatangaza ngo tuzabona gukora ubukwe bwabaye uyu munsi. Nimwemera gushyingirwa, mukanya ngiye kubabaza niba mwumva mugifite gahunda. Mutubwiye muti dushingiye ku byo tubwiye turumva twabisubira, twabisoza rwose, nta muri igitangaza yabiri, ni ibintu byabisanzwe. Ibyo rero bagira ngo nimuva mujye kubana, iteko rirandisanira bivuga. Iyo mutabanye rero muzabane, nimutabane mubane ejo bundi. Ibyo kandi mukibuka ko mujya gushyingirwa ni mwabihisemo, mujya kwicarana mukaganira, ntituzi uwakubwiye undi mugenzi mbere ko ashaka ko babana, yaba umukobwa yaba umuhungu, byose birashoboka. Ariko ibyo byose umusaruro wavuyemo nuko mwashyingiye. Birababaje rero kubona abantu
batekereje ibyo bakuru barenze imyaka 21 y'amavuko bakaza imbere y'ubwanditsi bw'imirangamere bagashyingirwa bagakora reception cyangwa se bakajya imbere ya padiri cyangwa pasiteri inshuti n'abavandimwe bakabaherekeza bagasoza nyuma y'imyaka ingahe gusa bajya imbere y'umucamanza gusaba gutanga biba bibabaje kuko nta gaciro biba bifitekeje nongere nshimire mwese kandi mbifurize kuzagira urugo rwiza kuzatunga mugatunganirwa kuzagira imigisha yose mwifuza murakoze cyane bagira ngo rero kubaza abageni tugiye kujya mu muhango nyirizina wo kwakira indahiro zanyu banze tubaza abageni niba murumva nta kibazo murakomeza ntawe uri bubisubike okay yewe Nzirorera Pacifique maze kumva icyo amategeko tegeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Dusabe Felicien umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ako abantu mwana nta mashyi mufite yo rwose ararenza amashyi yanyu. Yewe Dusabe Felicien maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Nzirorera Pacifique umbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Congratulations and celebrations. Yewe Mugabirwa Deo maze kumva amasezerano ya Nzirorera Pacifique Dusabe Felicien bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi shingiye kandi kubasha nkarwa n'amategeko nemeje ko kuva ubu Pacifique Nzirorera na Felicien Dusabe bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. That you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think. Turashimira abaherekeje kandi dukomeje kwifuriza kugira ibirori byiza. Umunsi mwiza hanyuma kwifotoza no gukomeza kohereza amabwiriza kwambara agapfukamunwa abizi neza ko mukeneye kwifotoza mwaka ariko ni ukukambara neza ahubwo mbere yo kwifotoza hanyuma tubahaye uburenganzira bwo kujya muri jardin mukifotoza mwambaye agapfukamunwa ariko
tugushimiye uburyo wabanye natwe kuva mu gitondo cy'umunsi kugera kuri aya masaha. Mana yacu, ibyaturwanyaga ni byinshi cyane, ariko tukuzamura ishimwe ko waturengeye ukatubera Imana. N'ubu ngo rero umwanya tugiye kugeramo, icyo duhagarika ni imyuka mibi y'abadayimoni. Mu izina rya Kristo Yesu duhamagara imbaraga ze kugeza urukira ahantu. Mana yacu rero, dore imbere yacu hagiye kuboneka ibifungurwa byo kunywa n'ibyo kurya. Mana turagusabye kugira kugeza ubitunganye kandi bifashe imibiri nawe dutungira ubugingo mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Sara umuhumwana w'umuhungu nukuri himwami warabikoze hey wasezeranije Ana umuhumwana w'umuhungu mwami Mana we warabikoze nukuri warabikoze rero mwami wanjye we icyo uvuze cyose mwami ntabwo gihera kirasohora uri Imana itabesha Icyo wavuze
gusezera kuri aba ngaba nugera n'ahangaha uzubabwira uti dore nabaye umugabo byarangiye nkanjye nabaye umugore nk'abantu twari dusanganywe nk'uyu mudugudu wacu wa Ruhinga ndetse no mu isibo y'Inyamibwa nari umusore ariko uyu munsi murabibona nawe abaye umuntu w'umugabo kandi ikindi mbaye mbashimiye nubwo tukiri kumwe inkunga z'amaboko n'ibitekerezo muri gukomeza n'amasengesho muri gukomeza mudutera murakoze ubwo rwose nabo turakubohoye umuntu wahindutse madamu uyu munsi wa none rero nawe ntabwo yacika nawe ntiyabura yabura no gushima Imana turashima Imana kuri uyu munsi kuko icyo Imana yasezeranyije abayo ngo ntabwo kijya gihera Imana rero yari yasezeranyije ko igihe n'iki nyine byaba bimeze gutya natwe ndabona abantu ntabwo turi urubyiruko bayi ibi bintu ni byiza ibi bintu ni byiza ibi bintu ni byiza yari yarabitubwiye oh haleluya uri Imana nyamana cyo wavuze n'ubundi Imana uragisoza kandi urinde ijambo ryawe kuva waribunga mu kuzageza urisohoje Mana nawe kubanje nawe uzaguheruka wa Mana turagushimiye tugushimiye umugambi wawe mwiza tugushimiye imbaraga zawe tugushimiye kurinda kwawe kwiza tugushimiye ko wabanye n'uyu muryango turagushimiye ko ari ubasha gukomeza ibidakomeye Mana izina ryawe nirishimwe ko wabaye mu ruhande rwabo wakoze imirimo umuntu atari gukora umwana w'umuntu atari gushobora turabigushimiye oh haleluya izina ryawe nirishirwe hejuru watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwabo ko wabagereje kuri uyu munsi ari benshi babyifuje bitakunze ariko Mana we wabashobora turabigushimiye uri umuterankunga mwiza uri Imana ikomeye uri Imana yo kwizerwa turagushimiye tugushimiye ibyo wakoze n'ibyo uzakora kandi Mana tubashyize mu biganza byawe uri Imana ijya yubaka ntihagire usenya iyo wubatse Mana birakomera natwe turaseze kugira ngo bakomeze bereye aka kanya ubakomereze amaboko kandi Mana ubahereze umugisha uvuye mu gihugu cyawe kubera ko birateye izi ntambwe nawe ubashyigikiye kubera ko urishobora byose kandi nta kijya kikunanira ubagure mu buryo bwose ubashyigikire wa Mana kuko uri Uwiteka kandi ube mu ruhande rwabo iri mu ruhande rw'umuntu wisha ntawe ubashyigikire kuko uri Uwiteka turabashinganishije rero kugira ngo ubane nabo kandi ubahagarareho bubakike ubahe izindi imbaraga ubateresha intambwe kandi ikiruta byose ubakomereze muri wowe ubashoboze gukomeza kwizera no kukwiringira kandi babashe guhamya imbaraga zawe kubera kuri Imana itajya ibeshya iyo uvuze urasohoza uyu mugambi urimo turagushimiye ko nawe ushyigikiye kandi uyu munsi ukaba wageze natwe tuguhaye icyubahiro naho bagirire neza rero ubafashe kandi beza nabo bari mu rugo nabo bashyigikire intambwe zabo nabo uzigirire neza ubaho umugisha kuko bateye intambwe nawe ubaho umugisha wa Mana we kandi uyu munsi Uwiteka Imana ntuzawibagirwe uzibuke ko babanye nabo nawe ubahereza umugisha wawe urakoze turagushimira ibyo wakoze n'ibindi uzakora mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen. ugukuye mu rugo iwanyu uramuzi
ishenge nirwego mu bahizi sombu kumuguramye somu amahitamo yaje niko bigenda yo niko bigenda ngize mu buntu z'urwunge urugo ruhire se nshuti zacu urabeho nyambi urabeho shenge usanze uwagukunze imana yagukwitiyemo nguza